itangazo rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali. Polisi ikorera mu mujyi wa Kigali yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu muhanda ari nako impanuka ziyongera mu muhanda, bityo polisi yatangije gahunda ya Gerayo Amahoro. Polisi y'u Rwanda igaruka ku binyabiziga biri kuba byinshi hano mu mujyi wa Kigali. Ibinyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi imaze kwiyongeraho 50%, ibinyabiziga bikoresha hybrid 40%, ibinyabiziga bikoresha ibikomoka kuri peteroli 45%. Bivuze ngo byo byaragabanyutse ubwo ibiciro bya esase byuriraga n'ibinyabiziga byahise bigabanuka, kuko abaturage benshi cyangwa abaturage bakunze kugura imodoka z'umuriro bitewe nuko esase yarahenze. Esase na mazutu byarahenze, ubwo mazutu igura 1,900, esase ikagura amafaranga 1,900 ndetse na 1,988. Bivuze ngo haraburaho ibice bibiri kugira ngo byuzure bibiri. Bivuze ngo rero esase yarahenze ku rwego rwo hejuru cyane, aho abatunze imodoka za esase basigaye bigurira imodoka z'umuriro, imodoka za hybrid zikoresha ama esase yenda na battery nyine zikaba zibikoresha byombi nyine kugira ngo birinde nyine kunywa cyane, ndavuga kunywa mazutu. Bityo rero abenshi mu baturage basigaye barayobotse ibinyabiziga by'umuriro, ndavuga ibikoresha amashanyarazi gusa. Ngira ngo ibinyabiziga namwe murabibona muri Kigali, ibinyabiziga bimaze kwiyongera ni byinshi. Bityo rero polisi yavuze yuko umuntu wese w'umushoferi utwara ikinyabiziga hano mu mujyi wa Kigali agomba, nimba ari bwa mbere yinjiye mu muhanda, agomba gushaka metirize. Bivuze ngo umuntu ubonye perime, tuvuge ngo abonye perime uno munsi, ejo ntabwo wahita ujya gutwara, ahubwo ejo jya gushaka metirize, ugende wiga imodoka byanyabyo, koko ngo biriya bintu twiga mu kizamini ntago buriya ngo tuba tuzi imodoka. Ngo iyo ugiye gutwara mu muhanda uba ukeneye ibirenze biriya, ukeneye ubumenyi burenze buriya. Hari bamwe bavuga ko bamaze gukora inshuro 20, inshuro 30, bakavuga ati nimba ngiye nkoze inshuro zigera muri 30 nkaba mbonye perime, ubwo urumva imodoka nayize, umva igihe cyose nahereye nkora. Rero impamvu polisi ivuga yuko umuntu wese akeneye experience akiva mu kizamini abonye perime nda agize amahirwe akabona akazi ko gukora, impamvu ni iyi ngiyi. Kuko iyo ugiye mu muhanda ari ubwa mbere uba ufite ubwoba, ntago buragenda ibirometero nibura 15 utwaye ikinyabiziga. Iyo uri kwiga nibura nta n'ikirometero ugenda bari kukwigisha. Bityo rero no mpamvu polisi ivuga yuko umuntu wese cyangwa tuvuge yenda uhagurutse nka hano i Kigali bakoresheje kujyana umuzigo i Rusizi, urumva wavana ukagera i Rusizi utarahagarara cyangwa utaragwa iyo utazi imodoka. Rero bivuze ngo ushaka wa muntu ugiye i Rusizi w'umushoferi akaguha nawe ukagenda utwayeho, ubwo rero uza kuza ufite experience ku buryo ushobora kubona akazi nawe ukaba watangira imirimo gutyo wabonye kategori yawe nk'ejo nyuma y'icyumweru kimwe akazi ukabura kabonye na experience ukaba wayibonye. Bityo rero polisi yasabye abatanga akazi kuzajya bakoresha ibizamini, abaje mu kazi cyangwa abashaka akazi bakajya bakoresha ibizamini bakareba yuko bazi imodoka, ndetse bakajya babaha ibizamini binagoye cyane, bakabanza bakabagendesha nibura nka metero nk'ibihumbi 15, nka metero 15,000, bakareba ko bazi imodoka, bakabajyana ahantu hazamuka, bakareba yuko bazi demarage, nyine bakasuzuma neza ko umuntu ugiye guhereza ikinyabiziga azi ikinyabiziga. Nyuma yuko moto z'umuriro za Sipiro zadutse cyangwa zaje zikiri nshyashya, abazitwaraga kubera ko batari bazizi batangira kuzirenza umuhanda, batangira kuvuga yuko uruganda rwa Sipiro rukora moto zitagira feri, kumbe kandi n'abashoferi batazi gutwara zino moto. Rero bityo rero niyo mpamvu uruganda Sipiro, umuyobozi w'uruganda Sipiro yavuze yuko moto zabo nta kibazo zifite kandi zifite feri ihagije, ahubwo hari abantu batazi kuzitwara baza gutwara moto ugasanga iriya moto uyishyize ku muvuduko w'100. Ngaho ibaze iriya moto ya Sipiro nako moto y'umuriro uyishyize ku muvuduko w'100, urumva uzafata feri zigafata ugeze ku modoka? Urumva uzazifata bigakunda? Abazitwaraga bari barigize amasongi, badashaka kuzikoresha, ugasanga amaze icyumweru atwara moto ntarareba feri, ntarareba ko amavuta ya feri yashije, cyangwa ugasanga arayitwaye no munsi ejo ayihaye undi, no munsi arayitwaye ejo arayihaye undi, babyita kuyirobesha. Rero ugasanga wandi uyihaye ntarebye amavuta, ahubwo akurikiranye inyungu ziwe, yayigusubiza wayitwara ukahita ugonga, wafata feri bikanga cyangwa bakakugonga. Bityo rero bigatuma mwambika uruganda isura mbi, kuko byaratereninze ku nkoranyambaga ngo Sipiro iri gusohora moto zitari nziza, kandi koko kugeza izi saha Sipiro ni moto nziza buri muntu wese yifuza kuba yatega. Rero Sipiro, polisi y'u Rwanda yakuyeho urujijo ko iyi kampani ya Sipiro ikora moto zizima.
inyuma y'uko hasohotse n'irindi tangazo rya Sipiro bavuga ko bagiye kuzana amabisi ya Sipiro, ariko iri tangazo kugera iri saha ryaratangajwe, ariko bisi za Sipiro ntago ziraza. Izi bisi za Sipiro niziza nzababwira, ariko abaturage benshi bakibona ino tangazo barapapye ruvuga ati se imodoka za Sipiro, moto za Sipiro zaratwishe, izi modoka za Sipiro zo ntago zizatwica. Abaturage nyine bakomeza babivugaho gutyo, ariko mu by'ukuri izi modoka nizinasohoka muzamenye ko izi modoka zikomeye, ahubwo icyo polisi yasabye abatanga akazi no kuzajya babanza bakigisha abashoferi z'ino modoka bakazimenya, bakazishyira mu muhanda bazizi, kugira ngo abagenzi batwaye batagira ikibazo. Ndetse bivuze ngo rero uyu mushoferi yaramutse afashe amasomo neza, iyi modoka yitwara neza. Ngira ngo akenshi imodoka z'umuriro zakunze gukora impanuka, nka Ejase ya Volcana hano Nyabugogo yigize gukora impanuka, bara rero baba batwaye imodoka batazizi kugira ngo afate feri agakandagira umuriro, ugasanga rero aragonze. Bityo rero rwose Sipiro imodoka z'umuriro nta kibazo na kimwe zifite, dore ko zitanangiza n'ikirere. Bityo rero reka rero amakuru yacu tuyakomeze, ariko banza ukore subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora munyarwandakazi. Kandi ikindi iyo ukoze subscribe umpaye support, ukama n'imbaraga zo kugira ngo nkomeze nkore cyane, kubera ko iyo ndi gukora na subscribe mbona murareba video nimukandi subscribe, ariko iyo wayikanze uruwa gaciro. Reka dukomeze n'itangazo rya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda ibwira abanyamaguru bakoresha umuhanda bagenda n'amaguru kujya bambukira muri zebra crossing babanje kureba neza hirya n'iburyo, bakareba ko nta kinyabiziga cyahaturutse, koko ngo hari benshi bakunze ko kamera ikunze gufata bari kwambuka zebra crossing, ukabona ari rukase imodoka zirimo ziranyuranaho, ugasanga isajye mu muhanda ari rukase, buri abamugonze yabateje impanuka imuturutseho. Bityo rero polisi ivuga yuko umunyamaguru wese cyangwa umuntu wese akwiye kujya yambuka zebra crossing yabanje kumecinga shura yuko ibinyabiziga byahagaze, kugira ngo twirinde impanuka zikunze kubera mu mihanda. Kuko igihe mukoresha n'abashoferi amakosa, ugasanga ukandagijemo ipine muri zebra crossing, wa mushoferi afashe feri bitunguranye, uri inyuma aramukubise n'uri inyuma aramukubise n'inyuma aramukubise, ugasanga uteje impanuka itateguwe ako kanya. Bivuze ngo rero ibingibi mukwiye kubyirinda mwambuka zebra crossing mwabanje kureba hirya n'ibumoso. Kandi ikindi polisi yongeye gusaba abagenzi bajya mu ntara cyangwa abantu batega imodoka bajya mu ntara, bano bashoferi babatwara banyoye ibisindisha kuzajya babatanga. Bino polisi yabikomojeho ho mu karere ka Nyagatare yagize gufatwa abashoferi babiri bari gutwara imodoka bari kunywa amazi mu gacupa ka Nile, kumbe ntago yari amazi yari kanyanga, bari kwinywera mwako gacupa ka Nile. Rero umuturage yatanze amakuru, izi modoka barazihagarika basanga babiri bari kunywa ibiyobyabwenge bashyizemo kanyanga, dore ko kanyanga bisa n'amazi. Nge ndayizi nayibonye koko, ntagiye polisi igizifata nkabibona bakazimena. Bivuze ngo rero ngiye kanyanga ndayizi ukuntu ibisa. Rero abangaba bari batwaye ibinyabiziga byabo bari kunywa amazi, kumbe ari kanyanga. Rero umuturage cyangwa umugenzi wari wicaranye na shoferi nibwo yabonye shoferi ari gushaka gukata imodoka cyane, agenda yibyinisha afata feri, ari kugenda azunguza abagenzi nabo bavuga ati shoferi fata feri. Umugenzi asohokaga cyangwa ugiye kunyara ahita hamagara polisi, atanga amakuru aho bageze, icyerekezo bariho. Rero ndo ako kanya nubwo polisi yahise ifata izi modoka irazifunga. Kugeza izi saha rero polisi isaba abantu isaba abashoferi kujya batwara ibinyabiziga batanyoye ibisindisha. Kandi nubona umushoferi agutwaye yanyoye ibisindisha, tangira amakuru ku gihe. Tubivuga none ahangaha izo modoka bazihagarike, utangira amakuru ku gihe kugira ngo urinde ubuzima bwawe, urinde n'ubuzima bwa bagenzi bawe. Bityo nutabikora ukagendana n'umushoferi uri kunywa inzoga gutwaye, bityo muzakora impanuka, ushobora gupfa na bagenzi bawe bagapfa. Iyo mpanuka rero ukaba ari we wayiteye kuko utatanze amakuru ngo shoferi afatwe. Polisi y'u Rwanda irangiza bino yatangaje cyangwa yongera kuvuga yuko abatwara ibintu n'abantu hano mu mujyi wa Kigali bagereyo amahoro, ndetse n'abajya mu ntara zitandukanye bagereyo amahoro. Ngayo nguko rero ayo yari amatangazo cyangwa ni itangazo polisi yari yasohoye, mbanagiye mbanyuriramo mbasomera kugira ngo mumenye uko byifashe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tugiye kuzajya dukora n'ibindi byinshi bitandukanye, ariko gerageza ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Hari intambara iri muri Iran, intambara iri muri Iran, abantu benshi bari gukora amavideo ya Iran, ariko ngiye kugeza izi saha ntago ndakora ibiri kubera muri Iran. Ibyo Tarapo yatangaje ntago ndatangira kubikoraho. Impamvu YouTube channel
hari ibintu yari yaraciye by'impanuka nyine ku by'intambara ku nkoranyambaga nyine, ariko nabonye YouTube yapudetinze yuko noneho ibintu byo gukora ibijyanye n'impanuka byemewe. Bivuze ngo ubu aka kanya tugiye kujya dukora navuze impanuka kandi n'intambara, ibijyanye n'intambara biremewe kubikora kuri YouTube nta kibazo. Ubu ngubu tugiye kuzajya dukora ibijyanye n'umupira football, tugiye kugira abanyamakuru batandukanye, hazajya hazaho umupira, haveho umupira, hajyeho w'amakuru asanzwe aba yabereye mu gihugu, mu ntara, abicanye, abarwanye, ibyo nabyo tuzajya tubikoraho. Twongere nanone dusimbukire ku makuru agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda, ku mpanuka zabereye mu mujyi wa Kigali, abarwanye, abambuwe isambu, ibyo byose tuzajya tugenda tubikoraho hano kuri Kidasamura TV Rwanda. Kora subscribe gusa ufungure inzogera kugira ngo uzajya umenya byinshi dukora. Nimba ushaka kumenya izindi nkoranyambaga dukoresha, kuri Instagram twitwa Kidasamura official, TikTok uko twita Kidasamura TV Rwanda, kuri X ariyo yahoze yitwa Twitter twitwa Kidasamura TV Rwanda. Bivuze ngo ahantu hose tuba duhari, tuba tuhibereye. Rero reka amakuru yacu tuyagarikira hano, turabakunda, Imana ibarinde ibahereze umugisha.